hatashyemo iPhone z'abafundi ndakakira none habafundi ntabwo tuza kubakira. iPhone z'abafundi zasohotse. iPhone z'abafundi zasohotse ariko sirasohoka itya yubatse mu matafari ya ruriba na kasiminti gakeya. Abanyamahanga noneho ntabwo tuza kubakira ariko si gitongore cya iPhone kibutsa abafundi kibakorera iPhone zikozwe mu matafari ya ruriba. Abanyamahanga none bavuye kuri telefone z'amapeso ariko se abanyamahanga bahoranaga isimu zifite amapeso y'indumane nk'ayo kuri ya mashati ya za gaperi, imwe ufungura igatatamuka ikavuga nk'uko ureba wa musozi wa Tantamuki. Congratulations to abafundi nangwa rero mugiye ku murembe. Igitongore cya iPhone kibutsa abafundi n'ukuri kw'Imana kibashyize ku murembe. Abafundi neza batunze iPhone nanjye mimbara barwanye nayo ndatunga. Ariko se giye waza kwishengereza igitongore cya iPhone nkabandikira nkabahereza commande bakankorera iPhone ikozwe mu mase neza bakayimara bakayikurungira byaba na ngombwa imbere bakayigagara mu ntuza muri kava yayo bakayigagara bakayitunganya. Nanjye ariko simimbara barwanye nkameraho nk'abandi bana nkatunga isimu ya iPhone. Wendushwe n'abafundi gutunga iPhone koko.